agatimba gatangiye kujyaho. Yego, hano niho zizajya zihagarara bien. Uzi ko na twa duti turamutse dukeneye twashyirwaho nyuma ya misaraba. cyase umuntu areba hakiri imbere y'igihe tugatera imbere y'igihe tugatera. Hari ubwo byagorana se, ariko umuntu yagateramo mbere y'uko akinga. ushobora kuduterera hano wakagira bagashyiramo mbere katudushyiremo, sibyo byiza. hashobora kuzinama kandi ku buryo bitazakweduka. bya ni ugukunda ubutegetsi twakabye. noso wabonye bataramukoreye kudeta nk'uruhinja. Mwaramutse nyuma y'iminsi ine y'akazi. Burya abafundi barashoboye, uko barema noneho umuntu ashobora kugira icyo abona. Hano ni kuri nivo ya mbere, icyumba cya mbere cy'urukwavu. Murabona ko ikinini cyane, izajya ibasha kwirukanka. Impamvu hano hakoreshejwe akayungirizo ni kugira ngo imyanda yayo itazajya igumamo. Nanjye umenya nabamo kabisa, ni heza cyane. Nivo ya kabiri nayo yatangiwe. Urabona ko hano nizi hasoba muganga azajya ahita aza hano ku ibati, aze umureko uhita uyakira hano, hanyuma amenekere mu kintu hano hasi n'amahurunguru, ndetse azajya atamanuka, umuntu azajya yakuruza umweyo. Ubu tugiye kubona ifumbire nziza cyane kurusha izindi zose zabayeho. Nibarangije iya kabiri bazahita bajya ku ya gatatu hano hejuru. Aho kuzajya umuntu agerayo ni ukukurira ku ka esikabo gatoya. Murabona ko ikiraro gitangiye kugira isura. Nivo yo hasi, nivo ya mbere, iya kabiri, yo hagati urabona ko hasigaye gukinga gusa. Nivo ya gatatu
batangiye guca ibyumba, naho urebye uyu munsi banasakare, urebye uyu munsi baraza kugeza barayisoza nayo imere nk'izi zindi ebyiri zo hasi. Gusa iyo hasi naho akeneye ibati ryakira amaganga, iriya ryo hasi ryo kugira ngo amaganga y'inkwavu zirimo nayo tujye tuyabona tuyakoreshe. Naho ubundi nk'uko mubibona bimaze kuryoha. Icyumba kinini gihagije. Nta nubwo ndi gupfa kugeza akaboko hirya, ntabwo nakora ku rubaho, ni kure. Icyumba gifite 80x80, zajya ziganga umwana wese. Gutana ahantu gute moto ahantu biri badona umunani nanjye ubu ngeze hejuru. Bamuhindura igicibwa. Hari igihe ukora ibintu bika ni cya kimakasi cyo mukoresha. Nonse wasoreza aho utabasha guhagarara. Aho biri kugwamo. Ko turihuta cyane. Ngubu kuri nivo ya mbere
igisigaye ni ugukinga. Murabona ko n'imbere bashyizeho akayungirizo, ahandi ho biracyari inyuma. Hano bashyizeho akayungirizo n'uturati ku buryo urugi ruzashyirwa hano gutya. Ubu haguzwe utugufuri n'amapata yo gukora inzugi, ku buryo ibintu byose ubu ni tayari. Igisigaye ni nk'umubyizi umwe cyangwa se wenda ibiri, ariko ibiri aba ari ukugira ngo ni ukunoza. Igice cya gatatu cya videwo yo kubaka, tuzaba dufite ikiraro cyuzuye neza neza. Urabona ko n'iki gisigaje gakeya, ni gakeya cyane. N'inyuma urabona ko hasi ho hakoreshejwe imbabari. Imbabari si byiza kuzishyira hejuru kuko byatuma ikiraro kiremera cyane kandi atari byiza. Imbabari ziba zifite ukuntu ziremereye. Ngaho rero naho ubutaha muri videwo ya gatatu, mwibuke gukora subscribe, unakande ku nzogera iri ku ruhande ya subscribe niba mukunda ibyo dukora. Muraba muduteye ingabo mu bitugu. Bye.